Mana zo. Mugabo ugira? Oya, mfite umugabo. Ahubwo nuko ndi muganga w'amenyo. Jesus! Niba daka. Amenyo. Mwakoze kuba muri kumwe na Mubuzima TV. Biramenyerewe ko hirya no hino ku isi twumva hari abana bavutse mu buryo budasanzwe, uburyo budasaba yuko habaho guhura k'umugore n'umugabo. Ubu buryo mu ndimi z'amahanga babyita IVF cyangwa in vitro fertilization. Hari amahitamo abiri, hari uguhuza igi ry'umugore n'intanga y'umugabo, hanyuma igi rivuyemo rikarererwa muri nyababyeyi y'umugore. Hari no guhuza izo ntanga zombi, hanyuma igi rivuyemo rikajya kurererwa muri laboratoire. Ubu buryo bwa mbere twavuze haruguru nibwo tugiye kuganira muri iki kiganiro. Kugira ngo mubone aya mashusho biterwa inkunga na Inuma Technology Limited. Nyuma y'iyi video turabagezaho ibikorwa bitandukanye ushobora gufashwa n'Inuma Technology Limited ku giciro gito cyane. Iyi technology ijyanye no gukora umwana ku buryo budasanzwe hatabaye guhura k'umugore n'umugabo yadutse muri siyanse ahahinga mu mwaka w'1970, ariko umwana wa mbere yavutse mu gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka w'1978. Muri aya mashusho tugiye kwibanda cyane ku nzira 5 zifashishwa kugira ngo umwana abe yabasha gukorwa hatabayeho guhura k'umugore n'umugabo. Gusa nk'uko twabibabwiye turaza kureba kuri bwa buryo aho igi ryakozwe hagati y'intangangabo n'intangangore rirererwa muri nyababyeyi y'umugore. Duhereye ku cya mbere, habaho gupima ihindagurika ry'imisemburo mu mubiri w'umugore kugira ngo bamenye niba intanga yakuze noneho ibe yiteguye kuba yakwakira intangangabo. Icyo gihe ubwo twareba ku misemburo ibiri, hari umusemburo witwa follicle stimulating hormone cyangwa se luteinizing hormone. Umusemburo witwa luteinizing hormone akenshi igihe cya ovulation cyangwa se igihe intangangore yabonetse yiteguye, uwo musemburo urazamuka cyane. Iyo umusemburo wazamutse hakorwa icyo twe twagize icya kabiri, nko gukora ka operation gatoya kugira ngo iyo ntanga babashe kuyikuramo, hanyuma iyo bamaze kuyibona umugabo we ubwo ari cyo cya gatatu bahita basaba umugabo wemeye gutanga izo ntangangabo ahita zitanga, noneho bakazihuza. Ikimenyekanisha yuko rero izo ntanga zahuye, izo serire ziritandukanye, aribyo bita cell division. Abarebera mu byuma kabuhariwe nka za microscope rero iyo atangiye kubona izo serire zatangiye kwitandukanya ahita amenya yuko ya fertilization cyangwa fecondation yabaye. Ubwo igikurikiraho ni ugufata za serire zitandukanyije noneho bakazinjiza muri nyababyeyi aho zigomba gukurira, ariyo yitwa implantation. Muri makeya ntabwo tuvuze details zose cyangwa se kugira ngo tubabwire byose uko byakabaye, ariko muri makeya ni izo nzira uko ari 5 nkuko twazisobanuye. Nyuma y'amezi 9 umwana tayari aba yabonetse.
murakoze cyane, mwari kumwe na Richard Nitwe mu Buzima TV. Icyambere dukora nuko tuzanira abantu ibintu bivuye kuri Amazon. Dufite urubuga bita inumasstore.com, nirwo umuntu ajyaho akaba yatumiza ikintu cyose ashaka kuri Amazon, tukakimuzanira mu gihe kitarenze icyumweru kandi tukakimugereza mu rugo iwe. Byose abikora aho ngaho online, bikaba byamugeraho. Niyo system ya mbere dufite. Icya kabiri dufite ni system ya GPS yo gukurikirana ibintu, ukaba wabasha n'ufite imizigo n'ufite ibinyabiziga cyangwa ibikoresho byose ushaka ko wabikora.